nyuma yuko tuvuye mu bukwe bwa Josh Ishimwe ndetse na Gloria Umutoni, ndagira ngo twongere dufatanye dushyire hamwe duhuze imbaraga noneho tugende mu bukwe bwa Vestine ndetse na Idrissa Ouedraogo nabwo buteganyijwe muri iyi minsi mikeya iri imbere. Ayo mashusho uri kubona rero muri screen yawe ni Vestine ubwo yarari muri bride shower ari kumwe n'abakobwa b'inshuti za hafi abo mu muryango nyine ba hafi ndetse na Dorcas, ngira ngo uri kumubona muri ayo mashusho. Ubwo rero bari kumukorera ibirori byo gusezera ku bukumi bwe. Vestine iyi ni Nebero nshya. Yes, ingorofani hinduka indege, ikarita hinduka etaje, umuserebanya uhinduka ingona. Kubera iki se wowe? Aba ari ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi nta kitagira iherezo, nta bukene butarangira, nta bushomeri butarangira, nta burwayi budakira. Gifite itangiriro cyose gifite iherezo. Yes, reka nshimire wowe wakoze subscribe hano kuri Nebero nshya, usimbukire no kuri Hafi Aha TV, hose tuba tuhabaye tumeze neza cyane. Amazina yanjye Ntirenganya Germain, umuhungu wanyu. Yego, ngarutse kuri chapitre y'uyu mukobwa w'Abanyarwanda Ishimwe Vestine, ariko yakuyeho Ishimwe, ubasigaye yitwa Vestina Ouedraogo. Yego, ngiye mu gihe gitoya, nta mwanya ndi bumare hano, ariko ndashaka kugaruka ku bintu by'ingenzi nka bitatu bihangayikishije Vestina ndetse na mama we n'abari gutegura ibijyanye n'iki gikorwa cy'ubukwe bwa Vestina. Yego, ngira ngo ku itariki ya 21 niho twakoze inkuru tubabwira uburyo yakoze bride shower cyangwa se ibirori byo gusezera ku bukumi. Ubukumi rwose. Hari amateka muri Bibiliya y'umukobwa wa Yefuta. Umukobwa wa Yefuta ngo niwe wasabye uruhushya papa we ngo ajya kuririra ubukumi bwe. Cyangwa se nibaza yuko ko ari ugusezera ubukumi bwe. Benda ku bantu badasoma Bible, ariko Bible by the way ni igitabo cyiza gitandukanye n'ibisanzwe, ni igitabo mbese iyo ushaka kugirana ubusabane n'Imana cyangwa se ushaka gusenga, ni igitabo cyangwa se ni igitabo kirimo ibyanditswe bishobora kugufasha mu kwegera Imana. Yego, rero iyi Bibiliya ivuga ko se w'uyu mukobwa yitwaga Yefuta. Yefuta yari umusirikare, ariko ngo ari ku rugamba ngabwira Imana ngo Mana, numpa umugisha nkatsinda uru rugamba, umunsi nzaba ntashye nsubiye mu rugo, ikizaza bwa mbere, ikizaza kunyakira bwa mbere nzakigutambira. Uyu Yefuta rero yari afite umwana w'umukobwa umwe. Yefuta rero atashye urugamba yarutsinze, ageze iwe, ikintu cya mbere cyaje ni umwana we w'umukobwa. Yefuta arangije arataka cyane, aravuga ati umwana wanjye we, umukobwa wanjye. Ariko ngo uyu mwana w'umukobwa aramubwira ati nyemerera uhigurire Uwiteka icyo wamuhigiye, nanjye ubundi umpe iminsi 3 njye kuririra ubukumi bwanjye. Sinzi uburyo yaririye ubukumi bwe, kuba bizi uburyo ashobora kuba yaririye ubukumi bwe muzaze hano muri comment mutubwire. Ariko rero Vestina kuri iyi tariki ya 21 nawe ni inkumi yari irimo isezera ku bukumi bwe. Yego,
byari ibirori byiza rero, mu gakanzu k'umweru, mu dukweto tw'umweru, mu gakanzu kamwegereye. Ubona yuko muri iyi minsi Vestina atandukanye na Vestina wa 2020, atandukanye na Vestina, mbese atandukanye na Vestina wo muri ADEPR. Ubu ngubu Vestina ni icyaremwe gishya, mu myambarire, mu bijyanye na salo n'ukuntu agaragara, ruku ye iratandukanye cyane. Vestina ubu ngubu aratandukanye complete. Yego, reka njye nigarukire ku cyanzanye hano ku nkuru nyamukuru. Vestina ngira ngo murabizi yuko benda Vestina niwumva ngo yasezeye ku bukumi, kuvuga ngo ni blood shower, ni ibirori yakiriramo inama za marene, ni ibirori ahura n'abakobwa b'urungano bagakata keke, bagasangira ndetse bagacinya n'akadiho. Yego, kera ho ngo uwo mukobwa ngo yabaga afite n'amarira menshi cyane, ariko ubu ngubu ni ibyishimo. Wibuke yuko abagabo ubu ngubu ari idolari. Yego rero, nta wundi bagiye gukora ubukwe cyangwa se bagiye gusezerana ni Idrissa Ouedraogo, umusore wo muri Burkina Faso. Yego, noneho rero murabizi yuko hagiye habaho ibitari bimwe kuri Vestina. Murabizi yuko byavuzwe yuko atwite, ariko kandi nyuma yaho bategereza yuko inda ikura, babonye byanze, kugeza n'ubwo bavuze ngo Vestina yayikuyemo, ibintu byinshi, kugera n'ubwo ADEPR nayo yanga kumusezeranya. Aho yangiye kumusezeranya rero, murabizi yuko yagiye mu itorero ry'uyu nguyu Julienne Kabanda, baryita Grassroom cyangwa se Julienne mu materaniro. Uyu Vestina ari kumwe n'umugabo we Idrissa aranabakira mu materaniro. Abantu baravuga ati wow, ubu noneho nyuma y'aho ADEPR imutereye uw'inyuma, ubu ngubu ibintu byoroshye gutya, ubu ngubu caci yabonetse. Ariko kandi ngo buriya ibyo umuntu yibwira si byo Imana yibwira. Hari igihe twebwe dupanga nk'abantu, n'Imana nayo ipanga ibyayo. Uyu Vestina rero, amakuru atariho ivumbi, ni uko ubu ngubu we n'umuryango we, cyane cyane mama we, cyane cyane abari gukorodona ibi birori, cyangwa se abari gutegura ubu bukwe bwe, imitwe yabo yashyushye. Nagira ngo mbibutse yuko uyu nguyu Ishimwe Vestina ufitanye ubukwe n'uyu nguyu Idrissa Ouedraogo, ubukwe buzaba muri uku kwa karindwi ku itariki mu matariki 5 cyangwa se ku itariki 5. Murumva deje ubu ngubu twageze ku itariki ya 24. Murumva ko nta n'iminsi 15 irimo, kandi ibyo yari yiringiye byose, yari yiringiye ADEPR ko bazamusezeranya, kugera nubwo ADEPR yasabye Idrissa ngo ajye kuzana ibyangombwa bye byerekana ko ari umukristo,
Idirisa arabizana, abihagejeje ADEPR iravuga ati ntibishoboka, ubanza ufite uburyo wabigenjemo ukabicurisha, ibi ngibi ntitubyemeye. Icyo gihe banga ibyangombwa Idirisa yazanye, Vestina ndetse na Idirisa byarabababaje cyane, kugeza ubwo Idirisa yavuze ngo iri dini rivemo ntuzanarikumbure. Vestina nawe aravuga ati nibyo mugabo mwiza, iri dini mbonye yuko idini kuko ari ryo ryishe Yesu. Bamuziza iki? Bamuzizaga yuko ngo mu murenge ngo yari yambaye mini, ikindi mu murenge ngo yari yisukishije imisatsi yayinyereje. Ariko kandi amakuru nuko ngo Idirisa, uyu mugabo wa Vestina, ngo yikundira ibijyanye n'ikintu bita makeup, yikundira ibintu bijyanye yikundira abagore bita ku kintu cy'imisatsi sana, akikundira abagore bita ku kintu cy'inzara sana. Ibyo rero Vestina, ibyo ngibyo rero Vestina kimenya yuko umugabo we ari uko bimeze, aravuze takosha ubundi why not idini rizandongora. Avuga ati reka njyewe w'umugabo nkora ibyo umugabo ashaka, nse uko umugabo ashaka, nambara uko umugabo ashaka, nisiga ibyo umugabo ashaka, nisukisha ibyo umugabo ashaka, kubera yuko idini ntago rizandongora n'inyagasambu rirarema. Ikibazo rero muri Grassroom ryari ryaremye, ariko kandi iri soko ryaje kumenekamo inshishi. Grassroom ubu ngubu irafunze. Iki ngiki rero cyatangiye kujagaraza uyu muryango we. Ikindi kibazo gihari gikomeye, nacyo ngiye kuba nkigarukaho. Ikindi kibazo, ubu ngubu abantu benshi bari kwibaza ibintu bigiye bitandukanye. Bari kwibaza se uyu noneho turazibandwa tuzerekeza he? ADEPR yaturyanye umujunjamo, yatubanye syori. Grassroom irafunze. Ndaza kurangiza mbabwira umupasiteri bivugwa yuko n'abapasiteri babiri bivugwa yuko umwe muri bo ari uzigaragaza. Nsoze mbabwira noneho naho ubukwe buzabera, kugira ngo babandi mugira amahirwe yo kuvumba no kunywa izo mutengewe mbarabure. By'umwihariko noneho nabaga paparazzi, n'abantu bakunda amafoto, n'abantu bakunda byacitse. Icyo gihe namwe mube hafi cyane, ndaje mbarabure aho ubukwe buzabera. Ikindi nuko uyu mwana w'umukobwa, cyangwa usara cyari umwana, ahari ubwanwa haje, ahari ubwana haje ubwanwa, ahari igituza hameze amabere. Uyu mukobwa rero wenda kurushinga Vestina, akaba ari umukobwa ufitiwe ishyari n'abakobwa babanye muri ADEPR, kugeza n'ubwo no mu bukwe hari umukobwa wagaragaye mu bukwe, ndetse
uwo mukobwa ntibyagenda neza, haza kubamo kutumva kimwe, haza kubamo question mark hagati ya Vestina n'uwo mukobwa. Ariko kandi abantu baza kubaba hagati, barabicoca sa kindi byari ikindi. Ikindi, mu bakobwa yari yarateguye ko bazamwambarira. Ikindi kibazo gikomeye, yari yarateguye ko bazamwambarira. Kugira ngo Vestina muramuzi, ni umwana wo muri church, ni umwana wakuriye muri church. Inshuti nyinshi afite ni izo muri church. Rero urungano rwe cyangwa se abana b'abakobwa b'inshuti ze bo muri ADEPR bari mu gihirahiro, aho bamwe ngo batangiye gukangwa bababwira ngo nimutaha ubukwe bwa Vestina ndetse mukanamwambarira tuzabatenga. Murumva icyo kintu? Abakobwa Vestina yari yarateguye yuko bazamwambarira. Ubu ngubu ngo batangiye kuganirizwa, ngo babahugura bababwira ngo uzibeshya akajya mu bukwe bwa Vestina akamwambarira, uwo nguwo tuzamushyira inyuma ya toreni. Aho niho utinyira isi rero. So icyo ni ikindi kibazo. Uri kumva ari gupanga bapangurura, ari gutegura amayira bayasiba, ari kubaka ibintu babisenya. Aho ngaho abasenga rero mukaze mwendo. Ikindi, nyina nawe yatangiye kugabwaho ibitero, bamubwira ngo erega n'ubundi mwese mwabaye abanyamahanga, n'ubundi muri blood shower y'umwana wawe nawe wari wisize makeup, wari wisize fondete. Ayo mavuta ngo ya fondete muri ADEPR bayita ngo ni ibivuta biri fo. Rero nyina wa Ishimwe Vestina nawe ngo bari idini ngo riri kumugera iki? Amajanja. Isaha n'isaha mwajya kumva ibumurira ridutse. Babaye bamubwiye ngo bugiye ku ruhandeni, ubanze witekerezeho. Ibyo byose ni ibintu biri kugenda bigarukwaho, mu bintu bigiye biteye impungenge, mu bintu bikomeje kujagaraza Vestina n'abari gutegura ubu bukwe bwe. Reka nsoreze rero kuba pasiteri bari kuvugwa mu bashobora kumusezeranya. Umwe ni umugabo, undi ni umugore. Uketse nde? Yes, ngira ngo murabyibuka yuko bya bindi umupasiteri yazaga agasezeraniriza ahantu hose aboneye, ntibyemewe, ntibikemewe. Ubu ngubu imihango yose y'ibijyanye no gushyingira bibera mu rusengero rufunguye, rwemewe, rufite ibyangombwa biri furu mukoko. Mbere ho byari byoroshye, umuntu ngo yaga yishakira kujyana mu rugo rwe n'umugisha, agahamagara umupasiteri hano muri social media baruzuye hano i Kigali rwose barahari, akamubwira ati ni inote ya magana, ni inote ya 50, uzaze uduheshe umugisha. Benda nawe nta n'umugisha afite, uzaze ubiheshe umugisha. Icyo gihe uzanarya unanywe fanta, yewe urye no kuri gato, ubundi uvuga ati bana banjye mugende, Imana ifatanije ibi bintu ntihazagire
ubitandukanya bakigendera uw'abaki uw'abarayoni ariko ubu ngubu ibintu byahinduye isura. Uwa mbere ku ruhembe rero biravugwa yuko Mr. Nyirindekwe Ernest mushobora kumubona mu ikanzu nziza cyane, ahagaze imbere ababwira aho ubukwe bwatangiriye, ababwira ati ubukwe bwatangiriye muri Edeni, Imana isinziriza Adamu, ngakangutse ngabona umugore mwiza cyane, garangije ngo yuzuzwa mpemu y'Imana, garangije aravuga ati wowe urakara ko mu mara yanjye uzitwa umugore kuko ukuwe muri njye. Nyirindekwe Ernest, umushumba w'umusitari, umushumba ukundwa n'abasore benshi n'abakobwa benshi, ukundwa n'abasitari benshi, dore yuko ubu bukwe n'ubw'icyamamare. Ariko kandi Nyirindekwe nawe caci ye irafunzwe, bikavugwa yuko hari caci bari muri negosiyasiyo, bayita ngo iki? Negosiyasiyo, Jesus Christ, bari muri diru, bari kudiringa mu bijyanye no kugira ngo bazabatize urusengero Nyirindekwe yigaragaze, asezeranye Vestina Ishimwe, Vestina asezeranye Vestina na Idirisa Odaraogo. Uwa kabiri nawe nibiramuka byanze ibyo ngibyo, biravugwa yuko muri iyi minsi ya vuba Vestina na Idirisa ngo bagiye bashobora vuba byihuse bashobora kwiyakiriza muri Women Foundation kwa Apotre Madame Mignone. Biravugwa ko Mignone kandi ashobora nawe kwigaragaza abasezeranya. Yes, abo nibo bapasiteri babiri bashobora kwigaragaza ku munsi w'ubukwe bwa Idirisa na Ishimwe Vestina. Ntago akiri Ishimwe Vestina, ubu ngubu ni Odaraogo Vestina. Yego, ikindi reka nsoreza aho ubukwe buzabera n'abavumbyi, namwe mbatemo. Ubukwe bukaba buzabera muri sare ya Intare Arena. Ubukwe bukaba buzabera muri Arena. Nta gisibya, iby'umupasiteri bishobora guhinduka, ariko ibijyanye n'aho ubukwe buzabera ni muri Arena. Mushuke mupande uko byagenda kose, oringate, mwabyemera ubukwe bwo buzaba. Nta bukwe butaha butagezwe intorezo. Abatwerera mu mumeneho urufito, abasenga mu mumeneho amasengesho, abazataha ubukwe mukomeze mutegura amakote, abazataha ubukwe mukomeze mutegura imishanana n'amacongo n'amakaruvati, ubundi bintu bizagende neza. Wakoze we wakurikiye iyi video, ikosa rimwe nagushinza ribi cyane nuko wagenda udakoze subscribe. So gumana natwe, ntugende kireyo, ntugende kandi ikigurutse kitavuze ngo bakita igishwi. Ikosa ni ukugenda udakoze comment, ikosa ni ukugenda utarayikinze, ikosa ni ukugenda. Imana ibaho umugisha
ba